akose we iki kintu kingana gica ushiraga muri kweto ikirenge kikajamo nyambaraga iyo mfite izindi nkweto ntoya ndazambara nkahita nambara izindi cyangwa we nk'abandi bakira inkweto ngo uzayikuriramo oya kimeze uko naka karenge kanje kajyamo mfite udukweto tundi duto nuko zino nazikunze nyine n'inzi hari ukuntu babigenza ugapfundajyamo ipapuro gutya no ngaho imbere none washiramo ikirere kigafatwa n'ipapuro nge binsabaga kwambara utundi dukweto duto nkahita nambara n'izindi ugashiramo inkweto ebyiri nasemwa ni ukuvuga ngo shabura buranye narinyuza none kuvuga no gutaruka ikibadisa amakuru ya mushiki wawe uzi yuko najyaga mu materaniro mubona imbere muri ko arimo kwirimba ko dameza aciye bari nk'abiri cyane bandibuka neza ngo iki apfuye nyagupfa se ni nyagupfa ariko nagarashira mu mwuka ariko ni nyagupfa uzwo no mufuhagaze icyambere ntahumeka n'uruntu rumeze nk'u senze ko nabikubwira nta najya kwirba ndiko gutera umwawe kata usiko yaranye nibako namwe baje kumusaba mukamushinje yani tunabimenye akamwara mu mwere mushyingirwa ninde washyingirwa nawe ari wewe se wamushyingirwa uruntu uzukuna meze nta n'umushumba wamwemera abashumba b'inka baramwanze wenda titegereje ko azaza nk'umushumba w'ingurube akaba ari umushikiye none se mwa niyo wamushyira hari ukamudandika ngo n'ubuntu nta wamwemera urasi mushiki wawe se mushiki wanje nye nose gute wasubya mushiki gutyo mba roze kuna n'inyangamuga yo ku rusengero turamwemera ahubwo nuko nangize ngo mirano ndivuga ati sinone maze ameza biragiye gushira pe simubona uziko na korari no muri korari sinyimubona aje kuririmba naho niko ngo yarapfuye uvuze ukuri ibintu uvuze ni ukuri ngo mushiki wawe nta wamuharabika bivuze ngo ibyo ndi kuvuga ni ukuri nk'umurambo wigendera kandi kumva ngo kandi yara nyine nanga gutera umuntu sisemi ariko ngiye kukubwira uko ameze kwa nyako mbwira ntacu namenye n'amakuru ye singe ndakomeza kwicara umutima udatuje mu rusengero si nese ubundi wareka kumenya amakuru yarakumarira iki oya uva umuturanyi cyangwa se inshuti nje n'ubanga ikintu ntegereje ni ukubona arangiye ashizemo umwuka bikarangira utuvugana abarizwa isi we waranga deresi y'umuntu wapfuye ari we wayiranguka yishobora ubu si kuzimuzi ari iye deresi uzi ngo habayo ahitwa wenda ibunaka n'ibunaka oya sibi no kundanja yaranapfuye wambye wo banamushinguye nkaje no gusezera ku murambo basi no kugituka kankubye rero mushiki wanjye babayeho mu mibiri umwe uri muno muzima muno munzu ari mu nzu ubundi umwe uwa nyawo warapfuye none twaganiye arimo umpe kukwegera ana yanjye naho twafatanya umusaraba nzabe nka Yakobo ntoti byo mwijuru umpe kukwegera mana yanje kuri kundeba nabi wanturumye wose uri kundeba ute wantumbiwe hanisoni ako mukama wakwakiye umwami n'umukiza wo karinda ndamwakira wankunde wangunzu ndamwakira wankundiye uri kubona uzabwera ugeze ryari wo karindagira niko se w'amaheruwe gufata ubuhika n'ubugegera n'ubutiri bwawe bwose ukabujyana mu mikino idafite 12 wumva bizakumarira iki naho se gufata uburaya n'ubushinzi n'ubu bwakazi bwawe bwose ukazajure uririrwa ubu byagije ahangaha byuri kubona bizakumarira hari icyo se simba byagije iwanjye hari ubwo mba n'ibyagiye iwanyu cyangwa nanje mbaga ndi kugenda mu muhanda wanje nako uw'abaturage umva ko ari uw'abaturage nari ngize ngo hari noho n'igice kimwe cyanyoko cyangwa sko umva reka nkubwire wangunzo ndakurambiwe nimba wumva nkama nanje reka nkubwize kuri ndambiwe ububwa n'ubugoryo ufite wangegera wa mbwakazi ko kibagise wowe usutwe subara utane niriya nkoko wowe utandukaniye niriya nguru umva reka aha urakoze utandukaniye niriya ngurubera nibe naka gakoko kamaje no kunterera akajya ingero kukajya ahubwo uhitoje no kukantekera gatekerwa amabuye gatekerwe mu gatebo wangegerawe ngewe ngutekere kuko akoze iki kuko nakoze iki kuko akoze iki kuko ndi umugabo wawe kagabanwa ibirenge karindagira nta nisoni ubu nawe wumva ufite ishema ry'uko uri umugabo
ndarifite cyakoze ugendana ubugoryi n'ubucucu muri uru ruhanduza rwawe umva reka nkubwire aba badayimoni bamaze kwarika avana aho izo nshaba zawo uri kujya gukoresha ibyaha umva kabwirwa inkuru umva reka nkubwire ndaranyibuto ubugegera n'ububwa bwose wikoreye baraje babukwanike kuri aka gasozi hanyuma ko gakiza uri kujya kubeshyeshya abantu kakubwera impfabusa ese nk'ubu ngubu ayi data mbabazwa n'abantu uri kujya gutubuye icyakubwira imana iri muri twebwe nibwo wamenya ko warindagiye icyakubwira nyabingi yikwaritse muri wowe nicyo cyakwereka ko ufite ubugoryi mu umva reka mubwiye ziriya ngurube z'abandi bagiye gutuburira hariya amahamwe bakote hanyuma se byagenze amahamwe bakote byagenze bite se ingurube zawe urazifashe ubashyiriye ingurube zipfuye ngo ziri kurara zigaramye ziri kuvuga zisubira mu bantu hanyuma baraje bazikuzanire hanyuma wabasubije ngo icyo kunezeza bari kuzikugaburira wanjye gerawe ko gisa nababwiye uraje ujya kuba bari kuzingarurira se waruntu kuzikugaburira ntabwo ari kuzikugaburira nta n'isoni reka nkubaze wowe karindagira we igitenge wambaye uzi ngo caturutse he wowe ngurira igitenge manza wigurire n'ipantaro wowe ubwawe ubone ko ngurira igitenge ipantaro se nje nakubwiye ko nkenye ipantaro reba niba udakennye ipantaro nta pantaro nkenye nta pantaro nkenye ugiye uri kwarika ubuzutu wari ufite ipantaro hanyuma ugera uvuze ubuzutu wari ufite ipantaro ubuzutu hari umuntu waje akakubwira ngo namusuriye ayi umwe se umva ndakumenyesha ko ingurube bagiye kuza bakazikugaburira ari mbisi ntibaziza nababwiye ko saa 9 baraba bahageze nakubwiye nti ntibazizane maze aba badayimoni babarimo nawe bakurimo mbafatanye mwese ndagire bwera data cyakoze birambabaza kugenda ukubita iyo mitarimba ngo ugiye kubwiriza kamukamasi nzi ikintu bagushaka gakamirwe mu kitogeje wangegerawe yaba waruza agaciro ufite yaba waruza agaciro umugabo wawe afite wambese rewe ntabwo wangegerawe yaba waruza agaciro mfite ntabwo wakakwiye kunkoza isoni yakumva se nikubwira yararembye ni umunambe yararwaye yararembye ni uguhora ari kuruka ni uguhora ari gutaka imitwe akamfata akangundira ni uguhora turwana nsigaye naramwimukiye umwana w'umukobwa yarwara murabyena muramugumana amukoze iki ntagiye kumuvuza se byibuze wamuvuza he arwaye iki se ahubwo bamenya baravura iki tuza arwaye iki nusa ahubwo hari udupandike njye mpamagare pasiteri byibaze tuza murambike ibiganza birakora wabikora pe wabufashije abantu ikibazo ni ukuntu mwagize ibibazo mukabyererana none wamenya ikibazo uragisobanura ngo iki ari we wagenda ukabwira umuntu ngo umuntu wanjye ameze uku tukaba turango ngo umuntu yarabwiye ngo yaguye mu byaha kumbe yararwaye kandi ndajemwa bidukorere si we cyamukireke kinapfe mukama wowe karindagira we mbaga ndi kuguhamagara utari kumva niko wandindagize ngwino hano urinda unyabiza ndi umwega w'iwanyu ku buryo ukwiye kugenda unyabiza aho ugiye hose ibi byose kuko watanze amafaranga niba uzi ko watanze amafaranga urajya ibi bintu bizagukoraho ni ukuri kw'Imana gakorwe mu nda nabwo ngo gakorwe mu nda udatuma mwubahuka ko gisa aro isoni Yesu ahimbazwe mwa ayi data arahimbazwa wamukundiye se aro ayi umuntu wafashwe n'amadayimoni none ari ya madayimoni yaritsemo nukagira mbekera ziba nawe wangegeraho ego rata oya ndaje aka kanya buno tuvugana reka nze ndaje ayi ubu werekeje umva nyine nkubwire bari abantu nibaza tega amatwi nyine wowe karindagiraho bari abantu nibaza ubabwire ngo nibagaruka ubabwire ngo ndaza nzanye n'imiti ibintu byabo nabo birangire bive mu nzu azane biniho sikimana ari kuzatubaza ibintu tutamenye mwa Imana nayo yabiri kurenganya abantu mushiki wagize umugisha koze Imana mbwiye yuko agiye kuza nawe ko afite izo gahunda zo ko muri mema cyane kari byabagamo ariko naba ndi umunyamahirwe haba hayo niko kafu ubwo niriwe mworo rugo ibintu bisandaguje gutya simuraho ukabere cyane uteje murakomeye yego nama Sima cyane kumpaberwa turi kumpaberwa iki n'ukuntu wiriwe mworo rugo rusa gutya utagira n'agasoni n'akamwe ubu rero wicaje amabuno yombi reka uzi detaye narindimo urazizi mwari muraho rata muri kumvanga twari turaho turakomeye turashima Imana umukobwa wanje ni burembe dore musaza yari yabimbye ariko babimbye ariko numvishemo kunyaruke twaramubuze ku rusengero
umva ko nahakubera yarwaye uburwayi bw'amayoberane naravuje ndananirwa ibintu binshiraho mbese ubu ntiwarora oya ntaco humura hari abagabo napfaga abandi koko si hari abagabo napfaga abandi ba umukozi w'Imana twavuganye hari igihe Imana yamukora ngo pasiteri wambastere wakaga pasiteri mwe w'amavuta baro kugira ngo nzaronga Imana yari ibirimo yihumura n'ukuri kw'Imana buriya ntaho ntamujanye babahanuzi ba kibuno bakavuga ngo iramutabarira mukijije ntaho ntamubunganye ngezeho amaguru garananiye ariko ntaco buriya Imana ivugiraga muri benshi haba ikibazo kibaga igihe cayo kugira ngo nyine umuntu atakira noneho n'ikibi cabo catumye nzinukwa burundu baravuga ngo tanga igitambo ngo tanga umufuragiro mbonye ganshizeho ndayamanika none uramupasitoro ndamuzi ntabwo acaga n'amafaranga uyahumura wowe Imana yahaserutse undi sayi Imana yigeze ntacaye kuma mu nkoko kuri niyi gucira inzira kugera hano ubu naje umunsi bone uva uyu munsi nubwo naje ntacyo nzanye uri ubuta nshobora no kuzaza inkokora zirende mbere telefone numva hageze telefone yaje uba ari hafi nuko agahamagara umukozi w'Imana umutungo basanga bakagera gusura abandi cyangwa se agiye ku misozi cyane ko yaba cyakazamuka ari imbabazi zizakizabunwa ntazanda birambiwe aratega jugujugujugu akajyayo witeka nukoresha uriya mukozi w'Imana akankiriza umwana nzatanga guhamurima go mukabandi ibisinde by'imyaka 5 haleluya ngamuhe nk'iki mwiriwe uraho pasito ni mwica nta kibazo ni kare umukozi w'Imana murakoze nimwicare ni karibu nta ndicare kandi umwana wanje yarembeye mu nzu oya umuririmbyi araririmbaga ngo akavuga neza akavuga umuriringisha mwiriwe mukomere bazwe nibyo ndi kukubwira umuririmbyi akaririmba ngo no mwipfa ryanjye iryo zina rizagira gute rizamura haleluya buri ijambo ryayo niryo ribivugaga neza rikavuga ngo Yesu ngageze i Betaniya ngo bamuzanira impumyi agira gute arayihumura ndikumva ndi mu mbaraga zo gukira haleluya amina sawa umudamu yamaze imyaka 12 ku kidendezi ava angakora ku myenda y'umwami Yesu Kristo ako kanya Yesu ahita amenya ko imbaraga zigize zimuvuyemo arangije abwira wa mugore ngo kwizera kwa kugeza gute haleluya amina sawa ndikumva ndi mu mbaraga zo gukiza natwe twizeye n'ubu ngubu n'uwapfuye namuzura natwe twizeye Imana ishimwe mwipfa ryanjye ngo iryo zina rizagira gute rizamuhumuriza haleluya amen mu mbaraga z'umwami Yesu arakira umwana wawe base kiri kwanga kuza kiri kwikurura kiri kondosha cyamuzane gake cyanyire kuri ngo ngwiki mfatira umwana neza mbese umuntu utari gushaka kugenda umuntu ngaruka ngo aragenda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo haleluya ngo Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa bazamuka umusozi haleluya arababaza ngo mbese bavuga ko ndinde siya bamwe bavuga ko ari Yohana umubatiza abandi bavuga ko ari umwe muri babahanuzi ngarongera aravuga ngo mbese mwe munyita ko muvuga ko ndinde ngo hari yenda haleluya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo haleluya aba badayimoni bari muri uyu mushiki wacu bagire ngo bamuvemo umukongara arasaza umwana wawe hano mwana wawe urasaze gusenga sukura bita biganza ni gutamera bate ni gutamera mu izina rya Yesu aba badayimoni bakuvemo mu izina rya Yesu Kristo niba muvemo ndikumva faya mu izina rya Yesu kubita amabere ya nyoko ubuhemu bwawe uko bitasukubita ndeka nta kubabura usaranye pasitoro utasari kubona ntari umuntu amabere ya nyina abazimu batsindwa mu izina rya Yesu Kristo rero mwana wawe urasaranye pasitoro ubaye pasitoro si biki mama ndeko none se igihe cyose maze hano mu nzu si uyu nguyu wabiteye yagize ati mama koze
Mama. Bandageye umwana yagize ati mwana wa Mama buretse itonde wumve soro kumva ko umukobwa yari ari kwirwarisha reka muzi umuse kuba igihe cyose nari ndi mu nzu n'agahinda kari karangije kubera uyu ngo ni pasiteri yakugize ati mwana wa neza uko nari kubaza ukuntu uvuga ngo rati ijambo ry'Imana riravuga mari uratwita ntubivuge nawe ndi kubwira umuntu uratwita ntugambe wamfatiye umwana Mama nagera ngo zaranyura ufite amadayimoni abarimo babanzira gushiremo ewe oya numvishemo ibintu pasiteri itonde bya rero unubisa rero baryi pasiteri gutera inda n'umushiki wanjye guterana inda ninde wateye undi inda uri kumbwira wateye inda watewe inda weho haleluya ibintu ndi kukubaza ntabwo ari byo pasiti wambwiye ngo nzaza hano nze gushaka umugeni ngo ni isugi byo wambwiye nibyo numvishe bihuriye he mari ndi nihuriye se nabibasobanurira weho wabisobanura wowe ntabwo se nabibabwiye nshaka kwituma oya icara pasiti icara mu izina rya Yesu mureka njyawe murangirize kugira ngo avugaga agerera umwana gutya oya nshaka kwituma urugore rw'abandi babyeyi mureka murangirize mukecuru umuntu hano oya mbabarira oya nabyo bireke ntabwo ari byiza kunyishyura umwana gutya mukecuru murekeye shamware shamware ijambo ry'Imana rimeze ry'Imana se uramurongora umusimuzi umugore wawe ibyo bintu urabikora n'abantu mwe mwambabare mureka ko umukecuru wambabarira ko pasiti umukecuru wanoshye igecure uko ntabwo reka nimara agahinda umukecuru kugira ngo wambabarira umwana wanje umurumbye umupfubye none se ibi ekera nkwereke shamureke ndakwihambira